ati naje guhura n'umugore n'undi muntu utangiye kuduha ubuhamya w'indaya y'umugabo. Iyi ndaya y'umugabo no mu rukiko rwa PDD yari irimo. Sasa nawe hano muri iyi filime yaje gutanga mu buhamya. Ati hari umuntu twari tuziranye w'umugore. Ati noneho tuza kuryamana yumva ngo nzi gukora bya bintu. Arangije ahita ambwira ati nkurikije ukuntu biriya bintu bikora byanakubyarira amafaranga. Ahita atangira kunshyira muri business aho abantu baguhamagara kuri telefone cyangwa se kuri website ukaba wagenda ukaryamana nabo bakakwishyura. Abagabo b'indaya urumva ukuntu bakora hariya. Nyuma y'iminsi mike nagiye kumva numva umuntu arampamagaye kuri telefone, urumva telefone yanjye bari barayitanze nk'umupfubuzi, numva umuntu arampamagaye. Numva ijwi ryiza rimpamagaye, umukobwa uvuga neza, yari afite akajwi keza, arambwira ngo ninze muri hoteli ya Manhattan. Ati ni hoteli yita London iri muri Midtown, hari uptown, downtown na Midtown. Ni kasi wari umuhamagaye. She has a bathrobe. Yari yambaye za kanzu bambara bari muri douche, afite wig y'umutuku. Arangije arambwira ati wa mupfubuzi rero tuguhamagaye no kugira ngo uzuryamane nanjye dushimishe umugabo wanjye wicaye ari uri kutureba. Uyu witwa Clayton Howard yahoze ari umupfubuzi yigurisha. Arambwira ati n'umugabo wanjye twashyingiranywe ukunda ko dukora utuntu dushya, niyo mpamvu tuguhamagaye mu rugo rwacu ngo uzi turyamane umugabo wanjye ari kureba. Duhanga udushya. Hano haburaga iminsi 6 ngafungwe. Urebe iyi ni video yafashe PDD buri minsi 6 ngafungwe. Hari umukobwa bari kuganira kuri video call. PDD yaratwikaga yabaga ari kuganira n'abakobwa, yabaga ameze nka bwa busore bw'Ikigali bwabonye amafaranga bwira umukobwa ati baby direct mu ufite amamiliyoni. Didi hano umukobwa yari kubwira ngo sheri ngo ngiye kubitsa $200,000 z'idolari. PDD afite amafaranga menshi. Haburi minsi 6 ngafungwe yarajyanye $200,000 kuri konti, nko kumwe nanjye tujya duhura njyanyo nk'ibihumbi 10 by'amanyarwanda kwizigamira ka mituweli. Cya 5 by'amanyarwanda. Didi nawe yajyaga njyana biro kuye. Urumva ushaka gusakuza kwera ngo $200,000 se? Yana ndabizi sakuza naribi. Urumugiro rwinshi. PDD namubonanye n'abagore benshi. PDD yarazi uburyo cyangwa se yarafite uburyo ki afata umukobwa bahuye akahita muhindurira ubuzima mu ijoro rimwe. Iko kantu kumve PDD ngo namubonanye n'abagore benshi cyangwa se n'abakobwa benshi, ariko PDD ni wa mugabo uhura n'umukobwa akahita muhindurira ubuzima mu munsi umwe. Ariko rivuga guhinduka ubuzima pana bya bintu ugenda ngo umukobwa umaye $5,000,000 ngicumuya ubuzima ukabuhindura nyine abantu bose bakahita babona ko umuntu ubuzima bwahindutse. Ati Misa niwe yari projet ya mbere. Yafashe Misa bari bamaze kubyarana amuhindura mu ishusho ya mama we. Yagiranye urukundo na Misa. Misa atangira kugeza kundi bakambwira ngo amafaranga y'umwana wacu yagomba kumari. Kumbe PDD yari ari gufonda ubuzima we na Kim Potter. Ndagira ngo ribe filime. PDD waje gukora stage ari umwana uciriritse muri ya studio Uptown. Yatangiye gutereta wa mukobwa Kim Potter, ari umukobwa mwiza wakundanaga n'icyamamare. Abantu bajyaga baseka PDD tura mukobwa we ntago yakwemera ntago wamugeraho. PDD ngo yari yaratangiye ubwo kumutereta bari gukundana. Uyu nguyu ni Albishua, uyu ni wakundanyeho na Kim Potter, yari umustar ukomeye cyane. Ati bamaye amakuru ngo Shining ari gukundana na Kim birantungura. Ndavuga ntoya ntago bishoboka. Reba icyamare cyateretaga Kim Potter nicyo kiri kubitubwira. Uyu yari umustar ari bugara abakobwa bose bamukunda muri Amerika, Albishua mu myaka ye. Sasa kumva ngo akana kakizamuka kari muri stage ngo katerese sheri we kamutwaye byaramutunguye. Nahuye na Kim ndabwira nabwiye Kim tugihura ndamuserereza ndabwira ni Kim karagahungu kitwa Shani nimba katangiye gutereta ni PDD. Ati karakara nabonye gafite gahunda uzakabyarira abana benshi kuko karagahungu kazaba gakire. Gusa nyine nabifuza ari nka brag ndi ngo kumuserereza kumushobora kubona umukobwa ari guteretana n'agahungu kakizamuka kandi uringagari ugaserereza umukobwa ati nyine karagahungu ugenda mushyingiranwe kuko kazabona amafaranga humura kazakira uri kumuserereza. Ariko mu byukuri niko byagombaga kumera. Didi yarafite gahunda dore nguyu bamubona. Ariko iyi ni episode ya 3 ndaje turebe ni ya 4 ya nyuma twite tugasoza. Ati uriya mukobwa bita Kim Potter yaturukaga mu muryango wiyubashye. Ati kandi urabizi abakobwa beza cyangwa se abakobwa b'abana beza bakunda aba bad boys, bakunda barara. Rero na Kim Potter yahuye na bad boy we ari we PDD cyase umurara we. Cyakurikiye n'amateka nyine. Barabyaranye barakundanye. Kim Potter ubundi niwe mugore wa Didi uzwi wemewe w'ibihe byose ba Jennifer Lopez bacagaho. Sasa uyu nguyu ni waririmbanye na PDD ari kutubwira ati Kim Potter yari umwe muri ba bagore batamenyerwa. Kim Potter yari umugore nyamugore. Buriya hari umugore nyamugore hakaba ni ninja. Sasa uyu uri kuduha ubuhamya ni waririmbanye na PDD aratubwira ati Kim Potter yari umugore nyamugore ntago yari sadunda. Ati Kim Potter niwe muntu wajya gukumva ari gutonganya PDD amubwira ngo ntago ndi bya bikinisho byawe wiriri gukiniraho. PDD ukabona agizemo ubwoba.
ariko hakaba n'utundi dukobwa yakoreshaga ibyo ashaka, utwo yakubitaga, utwo yagaragazaga agati. Ati Kim Potter we ntabwo P Diddy yajyaga amumenyera, yari umugore nyamugore wiyubashye w'inyangamugayo, wa wundi nyine na Diddy abona akagira ubwoba. Mbega yari afite ya myumvire mu mutwe ye kurumbura ukuntu nyine ya yindi yakijyaho, urakijyaho nyine ahubwira turakijyaho, nta kintu waza umubaza. Mbega niko Kim yari ameze. Uyu uri kutubwira ni wahoze ari umusekirite, yitwa Roger Bonds, yahoze ari umusekirite wa P Diddy cyangwa se yaramurindaga. Aravuga ngo sinigeze na rimwe mbona P Diddy akubita Kim Potter. Ariko najyaga mba ndi hanze y'icyumba nkumva bari mu cyumba, Kim agasohoka ubona imisatsi ye yaswamaguritse atishimye. Ati uko P Diddy yifuza ko igitsina gore cyumva icyo avuze, ariko ryari iryo tegeko. Dore wa mukobwa bakundanye uramubona, ariko uyu mukobwa ati P Diddy yabaga ari kuguhiga ngo mukundane. Bamwita Cassie Ventura, niwe byose byaturutseho ubundi bijya guturika. Cassie Ventura byagenze gutuye na P Diddy, urukundo rwari rwose. Ku ma Instagram ya P Diddy yabaga yashyizeho Cassie Ventura kuri story, yari umuntu we. Cassie Ventura yakundanye na P Diddy imyaka myinshi. Uyu niwe watangije ibintu byose by'ibirego kugira ngo P Diddy afungwe. Mu rukiko niwe watanze ubuhamya. Reka tuze twumve Cassie Ventura. Iyi ni Sean Combs The Reckoning. Iyi niyo seri ya mbere iri kurebwa cyane ku isi. Byatwaye imyaka mike kugira ngo P Diddy ave ku stajeri muri kampani ikora umuziki, nawe abe umushoramari mu bijyanye n'umuziki, umuproducer w'amateka y'ibihe byose. Dore Diddy muri za 97 ba Notorious B.I.G bakimara gupfa, Diddy yari atwitse. Nyuma y'urupfu rwa Biggie, Bad Boy yaragiye iratumbagira. Bad Boy ubwo ni yarebo n'ubundi Notorious B.I.G yabagamo. Ati yo Bad Boy yaragiye iratumbagira cyane. Ndabyibuka muri iyo minsi P Diddy yanyeretse sheke yanditseho $60 z'idolari muri za 97 na amafaranga ntago yabagaho. P Diddy yaragiye gukorera imiziki iteye ubwoba icyo gihe. Ati impumuro yacu aho twari dutuye ntago yari ikimuhumurira neza. P Diddy yaje gushaka kandi hantu hamubereye yahumeka neza. Niyo nzu yanjye ya mbere naguze, ntangiye kubona udufaranga. P Diddy yasava aho bari batuye atangira kwimukira muri quartier z'abakire, hindura ubuzima. Ngo umwuka watangiye hari ukuntu amafaranga aza ahantu ngo wari utuye umwuka ugatangira kumva ntago uri kuhumeka neza. Diddy ngo yahise ajya ahantu hisumbuyeho, ndetse yakurikizaga urugero rwa Andre. P Diddy yaravugaga ati ibintu byose bigomba kuba njye, akazi kose gakorwa kakaba njye. Natangiye nanjye fashion line yanjye. Icyo gihe P Diddy yatangiye imyenda ye, yatangiye gusura imyenda yitwa Sean Combs Barry St. John. Buri diro yose P Diddy yakinaga ijyanye n'abahanzi be cyangwa se ijyanye n'umuziki cyangwa se ijyanye n'ibintu by'imyidagaduro, P Diddy yakoraga uko ashoboye ngo isura y'abari yize imbere. P Diddy yazaga mbere ya buri kimwe, ku buryo nabo bakorana nabo bagiye bose yaba ari gusigara n'ubundi ari we shusho y'ibintu byose, kuko ari we agaragaza ko ari we bishingiyeho. Iyo wahuraga na P Diddy ijambo rya mbere yakubwiraga ngo urakaza neza muri Bad Boy, aho indoto zose ziba impamo. Uyu mugabo uri kutubwira w'umusaza, dore nguyu kera kiri umusore akiri iniga. Dore nguyu uriya musaza uri kutubwira utanagira ngo ni umuntu uraho. Ni njye wamwandikiraga, ni njye wajyanye nawe muri tour, twakoranye tour nyinshi Puff Daddy. Ndabyibuka P Diddy icyo gihe bamuhaye ikiraka cyo kugira ngo akore soundtrack ya filime bita Godzilla. Godzilla murayizi, filime bita Godzilla. P Diddy buriya yagiye abona ibiraka byinshi byo gukora, akaba ari babwira ngo tuzadukore soundtrack kumwe nyine gufite filime igiye gusohoka, ariko akaba ari baha amafaranga kugira ngo akore indirimbo izakoreshwa muri iyo filime ya za soundtrack mujya muzibona muri za Fast and Furious n'izindi. Buriya amafilime menshi agira soundtrack. P Diddy rero buriya yagiye akora ama soundtrack y'amafilime menshi, ibyo biraka yabaga bifite za Bad Boy for Life biki n'ibiki, ni P Diddy bahaga ibyo biraka. Na Godzilla rero buriya P Diddy bamuhaye ikiraka ngo agikorere soundtrack. Me to write that song. P Diddy yaramamagaye ati nabonye ikiraka cyo gukora indirimbo ngwino yinyandikire. Dore uyu mugabo uri kutubwira kera yarakira umusore ngari umwanditsi mwiza cyane, ariko hano nyine urabona amaze gusaza. Ati nifitiye ibingwe ndi kwandika imiziki ko mwira kwandika soundtrack, make him sound good. Ariko ndavuga ati bizatuma mera neza. It didn't work. Biranga. Kubabonye Godzilla dore soundtrack yayo. He don't sound good singing this song. Not as good as I do. Nandikiraga P Diddy indirimbo ariko ntayiririmbe neza nkuko nashaka kayiririmba. My errors, know my faults, time halts, see my loss, break the faith, fall from grace, tell me lies, time flies. Dore umusaza ni wandikiye P Diddy iyo ndirimbo. Ati namwandikiraga indirimbo ntayiririmbe nkuko ngiye nashaka kayiririmba. Close your eyes, come with me. Iyo niyo version yanjye nuko nabirapaga. Hear my cries, ariko yaragiye biririmba nabi. Hear me cries, hear me calls, leave me. Hear my calls, see my falls, see me fall. Ati yabiririmbaga nabi nyine uko nabiririmbye. Nabo baravuga ati mwana ntago ari uko ngiye nabirapye bisubiremo uko nabiririmbye. Wumve P Diddy yaje kugera bisubiramo uko n'umugabo yabimubwiye. Wumve. That is not how I did the song. Cut. I had to actually
puppeteer. byabaye ngombwa ko mbimwumvisha neza arabikora. You say this, do this, and the world is gonna love you. Amaze kubikora nk'uko nabimwigishije, iyo ndirimbo yarayirikodinze yigize nk'aho ari we nyirayo, nk'uko nayimwandikiye abisubiramo neza, arangije arambwira ati isi yose igiye gukunda ino ndirimbo. P Diddy iyo yabaga yabonye indirimbo nziza aho yaba yayikuye hose ntiyatureba, ariko isi yose yararaga iyimenye. Kagenda gatigisusi iyo ndirimbo Song was a hit. Iyo ndirimbo yabaye hit. One of the biggest songs Puff Daddy imwe mu ndirimbo nini P Diddy yigeze arikodinga. Iyo ndirimbo abantu barayikunze. You would think life turned good for me, but life turned. Narinzi kubwo namuhaye indirimbo nk'iyo nziza ubuzima bugiye kuba bwiza kuri njye, ariko ahubwo yahitaga atera imbere kukurushaho akakwihorera. He was dating J-Lo. Icyo gihe yari ari gutereta J-Lo, Jennifer Lopez. P Diddy buriya yagiye, rubanda bagiye barya. Jennifer Lopez akizamuka buriya yari sheri wa P Diddy. At the time, I lived in Puffy's brownstone on 32nd and 2nd. Ati icyo gihe ndabyibuka nabaga mu rugo rwa P Diddy. Sean lived in the same house with me. Shine baramuzanye ngo tubane nk'umuhanzi nawe ufashwaga na P Diddy. Umuhanzi bakubwiye tugezeho Shine umwibuke. Young rapper yari umuraperi muto uturuka muri Brooklyn. Bad Boy. Wari umaze gusinya muri Bad Boy. Ndabyibuka naje mu rugo nsanga Shane afite AK-47. Isasu ryakwamiye mu ryanze gusohoka. Arambwira ngo isasu ryananiye kurikura mu mbunda. Ndamubwira ati nimba utakura isasu mu mbunda nta burenganzira ufite bwo kubutunza imbunda. Uwo Shani ndaza kukubwira ibyari impamvu bari kumutubwira. Tugaruke mu kwezi kwa 12 mwaka wa 1999. Itangazamakuru ryari ryamuzengurutse ari kuvuga ati nta mbunda ntunze, nta nubwo njye ngenda n'imbunda, ntaho mpuriye niyo irasukwa ryabereye mu kabyiniro. Iki cyane gifata P Diddy ashobora gukatirwa imyaka 15. Mu kwezi kwa 12 1999 P Diddy zari zamwumiyeho involvement in a shootout. Azira kurasana kwabereye muri club. Iryo joro P Diddy yaje muri club ari kumwe na Jennifer Lopez, ari kumwe na Shine wa muhanzi yari yasinyishije. Guy from Brooklyn had some kind of beef with. Ariko haza kuza undi musore wo muri Brooklyn bari bafitanye ikibazo, afite beef na P Diddy. Were exchanged. Baratongana. No guns came out. Bamaze gutongana icyakurikiye twatangiye kubona imbunda zivayo twumva amasasu aravuze. Dore umwe mu bakobwa bari muri iyo club yararashwe, izuru barikuraho, bandashe ku isura. There was a woman named Natanya Rubin. Hari umugore bitaga Natanya Rubin. P Diddy yatonganye n'umuntu bafitanye ikibazo muri club ari kumwe na Jennifer Lopez, ari kumwe n'umuhanzi bita Shine n'abandi. Haba kurasana muri iyo club, birangira umwe mu bakobwa bari basohotse witwaga Natanya arashwe isura, izuru riva. Uyu mukobwa avuga ko P Diddy ari we wamurashe. About the same time as Shine pulled his. Then both Combs and Shine fired. Bivugwa ko Shine yakuye imbunda na P Diddy akura imbunda. Sports utility vehicle that Combs and Lopez were whisked away in after. P Diddy na Jennifer Lopez bahise bakata inyuma baca mu modoka bariruka barahunga. Driver cash and a diamond. Ndetse ngo wabacikanye bamuhembye impeta ihenze cyane. Ngo avuge ko imbunda ari wari uyifite. Diddy that night to the Midtown South Precinct. Icyo gihe P Diddy baje kumufata ngo bamujyane Midtown, gereza ihari. P Diddy yamaze amasaha 12 kuri polisi bari kumuhata ibibazo. Ariko mbere yuko ajyanwa mu rukiko abafana baje baritambika ari benshi, atangira kubasinyira autographe. Urebe in this unit, my job was to deal with the rap music industry as a whole. Icyo gihe njye nari umupolisi leta yashizeho kugira ngo baradushyiriyeho unit tugomba kujya dukurikirana ibibazo biterwa na industry y'umuziki wa hip hop. Ariko uri kumva umuziki wa hip hop ukuntu ufite isura mbi muri leta zunze ubumwe za Amerika, ku buryo leta ya Amerika yari yarashyizeho unit y'abapolisi itagira kandi kazi ikora, idakurikirana banyweye ibiki n'ibicyoya, bakurikirana ibyaha bibera mu ruganda rwa rap cyangwa se mu bijyanye n'abantu bakora injyana ya rap. And everybody called me Diddy's detective because every time. Icyo gihe batangiye kujya banyita ngo ngengo ndi detective wa P Diddy. Kubera ko buri gihe iyo P Diddy yajyaga mu bibazo ninjye wahageraga mbere nkajya kumufata. He had nothing to do with this and it is very. Abaturage batangiye kwigaragambya bavuga ngo P Diddy ararengana. Going through this where anything. P Diddy ararengana n'abanyamajye amategeko be ntago byakomeza kuba, ntago mwamurenganya. For sure and Puffy Combs. Rebe barakwereka icyo gihe mu kwa 12 nibwo byabaye. Munono hashize iminsi ne P Diddy habaye kuri yakurasana mu 1999. Rya joro ryo ku itariki 31 tuba tugiye kwinjira mu mwaka mushya. Abantu bose babibonye ko ndi inzira karengane. Mbere yuko iryo rasana riba P Diddy yari afite n'ibindi bibazo. Amezi 8 mbere yuko ibyo biba P Diddy yari yasohoye indirimbo ari kumwe na Nas. P Diddy yari afite ikindi kibazo ngo mbere yuko rirasanwa riba mu kabari hari ibyaha buriya P Diddy yakoze ari kumwe na Jennifer Lopez 99 muri club haba kurasana. Ariko mbere y'amezi 8 P Diddy yari ikindi cyaha ngo yari yakoze
ariko basa nkaho bakimubabariyemo gake ukuntu. Icyo gihe icyo cyaha cyaturutse kuki? Icyo gihe P Diddy yakoze indirimbo yitwa Hate Me Now, ni indirimbo nziza cyane ari kumwe na Nas, ni indirimbo nziza murayizi. Muri iyo video iyo ndirimbo ya Nas na P Diddy agaragara ari ku musaraba ameze nka Yesu babambye. Naje muri studio nsanga hari umuvugabutumwa bita Hezekiya Woka Masasu wabo, nsanga ari gutonganya P Diddy amubwira ati gute mwakoze video y'indirimbo ukigira ukizirika ku musaraba wigize Yesu. Yasanze nyine pasiteri yakamejeje bita Hezekiya ari gutonganya P Diddy. P Diddy arababara aravuga ati pasiteri ubwo mbujije iriya video tugomba kuyisiba, ntabwo igomba gukomeza kujya hanze. Icyo gihe P Diddy yagiye kubwira rero record executive witwaga Stephen Stout, aramubwira ngo iyo video bayisibe yari yakoranye na Nas. Ati bikavuga ko P Diddy uwo mugabo yanze gusiba iyo video ngo nisoke, bikarangira P Diddy amukubise icupa ubwo yari kumwe na bodyguard we n'intebe. Ndabyibuka P Diddy yarambwiye ngo bwira bodyguard wanjye se tujye kureba Steve, ati iriya video tugomba kuyikuraho. Ndabubwira nimbwira imirongo nsigara nkwandikira se. Mu gitondo nabonye inkuru zibivuga ngo P Diddy ngo yakubise umugabo ngo yamukubise icupa uko yanze gusiba iyo video. Iriya video mbega Hate Me Now ya P Diddy na Nas, P Diddy yashakaga ko isohoka kuko pasiteri yari yamutonganije amubwira ngo wayigaragaye muri iyi video uri ku musaraba. We yagiye kubibwira n'uwari wamenyemo amafaranga, yanga gusiba iyo video warayisohora n'ubundi irasohoka. P Diddy amukubita icupa n'intebe na bodyguard we. P Diddy icyo gihe baramufunze bamuze gukubita no gukomeretsa. Ati P Diddy yari yakubise Stout cyane, Steve Stout ku buryo yagiye no mu bitaro. Nagiye kumuha interview n'umupolisi uri kutubwira hoze ari umupolisi ushinzwe gukurikirana ibyaha bikorerwa mu ruganda rw'abakora injyana ya hip hop. Nagiye kubaza uwakubiswe nimbwira ninde wagukubise tumufunge, araceceka yanga kumuvuga, yanga gukora na polisi. Buriya polisi ishobora kuza bakamfata bakavuga ati wakubise umuntu, uwo muntu nakubise akabima amakuru akavuga ati njye nigeze mbabwira ko hari umuntu wankubise. Polisi nayo bikayicanga ikandekura bitewe n'iki, hari ukuntu mba nivuganiye n'uwo muntu nakubise ku ruhande, leta itabyinjiyemo. Icyo gihe bivuga ko P Diddy ngo yari yishyuye $500 uwo yakubise by'idolari kugira ngo ikirego bakirangirize mu kabari cyangwa se ku muhanda kitageze muri leta. Gukubita no gukomeretsa n'icyaha kinini. Niyo mpamvu ngo leta yakinjiyemo ikabura amakuru. Leta yinjiye mu wakubiswe yaramaze ati tubwira gukubise tumufunge, turabizi ko ari Diddy. Barangije uwakubiswe yanga kubivuga. Urumva P Diddy hashize iminsi icyaha kimugiye ngo yakubise yakomerekeje, arafunzwe ariko ahise arekurwa bitewe nuko yishyuye $500. Hashize amezi 8 rero nibwo habaye kwa kurasana muri ya club yo muri New York. District Attorney waho yifuza gufunga P Diddy pe, yaramushakaga avuga ati nindamuka mfunze icyamamare nk'iki biraza gutuma bangirira icyizere nzazamurwe mu nzego. Uri kumva ariko ko abanyamategeko bo muri leta zunze ubumwe za Amerika n'abantu bakora mu bijyanye n'ubucamanza muri Amerika bifuza n'abapolisi gufunga ibyamamare kugira ngo bakomeze bigaragaze nk'abantu barenze, bitume bazamura mu nzego ko nta muntu batinya bafunga bahana. Ni muri Amerika. Ngo District Attorney wa New York yifuza gufunga P Diddy kugira ngo bimuzamure azajye ku rwego rwo hejuru, bavuga bati we wadufungiye ikigeze cyanabi kigeza karakajya. P Diddy yaje mu rubanza. Shine nawe yari injine, yari umuhanzi wa P Diddy. Nawe muri iyo club haba kurasana nawe yari ahari. Uyu Shine yari umuhanzi wa P Diddy. Icyo kibazo kiba cyo kurasana muri club yari ari kumwe na P Diddy, ariko byarangiye ibyaha byose bishyizwe kuri Shine. Shine avuga ati nagiye kuregera umucamanza ambwira ni bari abantu bamburanira nabishyurwa na P Diddy ndi umuhanzi we. Ati ikindi ntago bari kumburanira neza bavuka banjye bangize umuswa. Ati bazanaga umutangabuhamya bakamaza akabazo kamwe tubiri ukabona bameze nk'abashaka kunshyirishamo kandi byitwa ko bakamburaniye. Abavoka banjye barankirishijemo kugira ngo bashimishe P Diddy abarinjye ufungwa P Diddy ararekurwa. Ibyo nabirazwi ko Shine ariwe wafunzwe umuhanzi wa P Diddy akatirwa imyaka myinshi igera muri 10 na P Diddy ararekurwa. Yasohotse amaze kugirwa umwere avuga ati icyubahiro ni icy'Imana, ntago nakabaye hano uyu munsi yaba atari Imana. Shine dore ngo yarafungwa, bosi wagasohoka gereza nta umukene arapfa. Umukene arapfa. Byarangiye Shine ariwe ushyizweho ibyaha byose ajya gereza. Njye nari mbizi ko Shine agomba kwemera icyaha akaba ariwe kijyaho, ariko nawe arabizi ko atari wabikoze. P Diddy ubwo abandi babaga bafunzwe akahita aza kubyina akabibyinira amafaranga akinjira. Sinzi icyo P Diddy yakoraga kugira ngo adafungwa nk'abandi. Buriya abantu benshi muri Amerika sha barafunzwe, abantu bakoze binjiye mu bintu bijyanye n'imiziki, by'umwihariko babaga mu ruganda rw'imyidagaduro bijyanye na hip hop muri Amerika mu gihe cya P Diddy na mbere ye. Bose bagiye bafungwa igihe kitari gito pe, bose bagiye baca muri gereza. Nk'aba Tupac bo babafungaga nk'abafunga urugi, mugenzi we Suge Knight bari abakire bahanganye, ubu bari muri gereza bega babafunga nk'abafunga urugi. Ariko P Diddy ntiyajyaga amaramo amasaha, yabaga yasohotse. Yagarukiraga kuri ribu yaho. Abantu bose bari uruhande rwa P Diddy bose barafunzwe usibye P Diddy. Nta muntu wabanye na P Diddy utarigeze ufungwa usibye P Diddy.
n'abahanzi be pe bose barafungwa gusibye P Diddy. Ati twaje gusanga uko twakomatsaga twinjira mu bintu bya P Diddy bya company Bad Boy niko twisangaga mu bibazo mu rwego rwo kugira ngo turinde izina rya Bad Boy. Ati byari kuba byiza iyo tutaza no kujya mu miziki ntitugire n'akazi na kamwe dukora kugira ngo tujye gukorana na P Diddy, kuko byibura ntabwo twari bufungwe cyangwa se ngo bamwe bajye mu nkiko abandi bapfe. Ndagira ngo mve amagambo y'abahanzi bakoranye na P Diddy ukuntu bavuga. Ntabwo ari babantu wenda bavuga ngo kuba twarakoranye na P Diddy byatugize abastari, twabonye amafaranga, tumeze neza, nubwo wenda bitagenze neza. Uya ni abantu bavuga ngo byari kuba byiza iyo tudakorana na P Diddy, kuko byibura bamwe muri twe ntibari gufungwa n'ubu bakaba bakirimo, bamwe muri twe ntibari kujyanwa mu nkiko, bamwe muri twe ntago bari gupfa. Byari kuba byiza iyo tubaho turi abashomeri. Nibaza ariko abantu. Ati P Diddy yakomeje kugenda abura abahanzi be bitaga ngo nibo bahanzi yakuragaho amafaranga, bamwita Maze. Yaraje aratangaza ngo sinshaka kuzongera gukora album umuziki nguvuye. Abahanzi benshi bari barambuye kuba hafi ya P Diddy. Kuri Saint Valentin y'umwaka wakurikiye mu mwaka w'2000, P Diddy na Jennifer Lopez batangaje ko batandukanye bavuye mu rukundo nyuma y'igihe bakundana. Jennifer Lopez yese afata inzira ye na P Diddy afata inzira ye. Jennifer Lopez bakubwira ko yaza kugumana na P Diddy kariyeri itari kugera aho yaje kugera, kuko kuva yatandukana na P Diddy kariyeri ye nibwo noneho yafashe urundi rwego rwo hejuru cyane, cyane mu mafilime akora ibintu bidasanzwe. Warebaga ibyabaye ku bandi ukavuga ati uyu yakaba yari njye. Shani ntabwo yajyaga bari wenyine, yabaga akeneye nyine akandi gakobwa bari kumwe. Ati P Diddy yaje kubona ko uburyo imiziki yakorwaga kera byahindutse, nawe arahindura. P Diddy yahinduye uburyo umuziki wakoraga. Barakwereka mu mwaka w'2002 P Diddy yahinduye system yo gukoramo imiziki kwe. Yahoraga ajyana n'igihe. Nari umunyeshuri niga kugira ngo nzabe umunyamategeko. Mama wanjye anyoherereza email arambwira ngo mwana wanjye uri umunyabwenge, uri creative cyane, ufite impano, ntago ukwiye kuba umwavoka, bwene ujye kuba umuhanzi. Nibwo mama yanyeretse ikinyamakuru, inyuma hari ikinyamakuru cyitwa ngo Desert Sandpaper. Bona hari irushanwa rihari ryateguwe na P Diddy ry'abana b'abakobwa bafite impano ko P Diddy ashaka kubafasha. P Diddy icyo gihe ategura irushanwa ryacaga kuri televiziyo ryitwaga The Band. Yari reality TV show ya P Diddy yo gutangira mu mwaka wa 2002. P Diddy shara afite uburyo amayeri menshi yo gukorera ibiceri no gukora umuziki. Yatangiye TV show icyo gihe mu mwaka wa 2002 gukomeza kuzamuka. Bari bahari icyo gihe bagiye babibona byari bimeze nkaho ari irushanwa ryo kuzenguruka igihugu cyose, cyangwa se abaturutse impande n'impande mu gihugu hose bakaza muri iryo rushanwa bakajya bahatana nyine nka kuriya tubona nyine ya marushanwa akomeye ku isi ahatanwa bashakamo abahanzi bakomeye. Wabaga umeze nk'uri guhatana imbere y'isi yose, bakabajyana muri bootcamp, kamera zibariho, bakabaririmbisha, bakabajyana hana, ibyo byose nyine kamera zibariho. Umva uriya mukobwa afite impano nk'iya Alicia Keys, uburyo agaragaramo ni neza kurusha Britney Spears. Ni P Diddy nyine yabaga ari umucamanza ari wenyine irushanwa ari kugenda atanga amanota. Nanone afite buryo ki amurika mu cyangwa se arabagirana nka Christina Aguilera. Diddy yashinze icyitwa The Band. Nyuma y'igihe yaje gushinga itsinda ryanjye ryanyuze muri iyo The Band ryitwaga Danity Kane. Nyuma y'iyo minsi ashinga icyitwa Day 26. Yiwe yakoraga bande nyine tu agakora amatsinda y'abaririmba. Zari indoto zacu kuva muri hood, abitwa Day 26 urabona, ariko bavuga bati zari indoto zacu kuva muri hood, muri karitsiye mbi z'abakene ziraho z'abatindi. Ati byose indoto zacu zigiye kubimamo kuko twahuye na Diddy. Iyi ni reality TV show. Diddy tumufata nk'umucunguzi wacu, niko icyo gihe bamusingizaga bavuga nk'umuntu mbega uri gufata imana agenda azizamura, bamwitaga umucungu. Diddy yari afite TV show nziza cyane, abantu bose barebaga, akagenda agafata abana baturutse imihanda badafite ipfo na ruguru bakahatanwa, akagenda bazamura yerekana ubuzima bwabo bica kuri televiziyo. Isi yose yari hanze amaso iryo rushanwa ryitwaga The Band. P Diddy ni ufite imbaraga zonyine zatuma indoto zacu zibimamo. Bebe irushanwa yararikoze rihambaye cyane, ufite imbaraga nke mukomere mutsinde. Diddy karya n'ifoto. Natekereje ko ubuzima bwanjye bugiye guhinduka. Uyu ni wa mwanya mwese mwari mutegereje. Dore ababaga batoranijwe P Diddy yabazanaga hano, televiziyo zabaga zimwishyura amafaranga menshi kugira ngo iki kiganiro cye giceho. Icyo genda byibuka bakimara kuvuga ngo natsinze ngo ngiye kuba umuhanzi wo muri watoranijwe, banzaniye kontara impapuro zingana gutya. Reba ariko ukuntu zingana. Barambwira ati kandi izo mpapuro ngomba kuzisoma mu masaha 24. Iyo kontara ngayisoma mu munsi umwe nkahita nyisinya nimba ca. Urumva P Diddy ukuntu yari umutekamutwe. Yazanaga kontara ingana nk'igitabo cya page nka 100, akakubwira ati kandi ufite amasaha 24 kubiyo kontara umaze kuyuzamo amaso tukayisinya, cyangwa se dushyiremo abandi abari bo bayisinya. Nashatse umwavoka, iyo kontara turayisomana. Avoka yarambwiye ati kontara yawe wa mukobwa we nayisomye ya P Diddy yagwaye kugira ngo umuhanzi. Ati icyo mbona muri iyi kontara nuko P Diddy agiye kuguha ubwamamare, araza kuguha kwamamara pe. Ati ariko ntabwo ari buze kuguha kwamamara n'amafaranga, ntabwo biri buzane. Nicyo avoka yamubwiye. Ati nkurikije kontara mbona n'umugabo agwaye P Diddy niba ugiye kumukorera. Ati mu bana babaga batsinze irushanwa, ati ni kontara iri buguhe fame wamamare pe. Ariko
ikijyanye n'amafaranga cyo uzashaka kandi menye uzagikora kuko ntayazago muri kontara ntabiri. Umva ngenewe ishema no gusinya muri Bad Boy Family kuko umuntu yinjiye muri Bad Boy ntabwo ajya yifuza kuyisohokamo. Icyo gihe basinye muri Bad Boy dore ngaba batoranijwe. Iyo kontara nyine narayisinye nubwo bari bambwiye ati nyamara turabona n'amafaranga mazima uzakuramo usibye kwamamara gusa. Ati iyo kontara narayisinye nawe urabizi. Umwana wese ukizamuka avuga ati hagize n'abantu 1000 bamenya nashima Imana. Narayisinye pe. Ni Bad Boy rigari nsinyishije. Nimvuga Bad Boy wumve ni boy ya mbere muri Amerika yari iteye ubwoba. Gute Bad Boy yaguha kontara ngo yisinyize umuhanzi wacu kabyanga nubwo bari kukubwira ngo n'amafaranga arimo. Turakunda Didi ariko abakobwa urabona urwego bamukundaga ni ngakura ko abakobwa b'i Kigali bankunda gasanga nge nta mwanya mbafitiye. Noneho ikiganiro cya Didi cyacaga kuri MTV yo shows zacaga. Ati ikintu cyaburaga muri iryo tsinda rya Didi haburagamo akantu ka pop. Didi mu bintu byose rero agerageje imiziki itandukanye hip hop ariko akantu ka pop yifuzaga nawe kugafata kuko pop yari iyoboye. Yashinze band iririmba pop. Umva reka mbanze nkuri muri net za Sean John. Didi yarafite nyine fashion line yiwe cyangwa se ni nk'uruganda cyangwa se rukora imyenda ye brand yiwe iteye ubwoba ya Sean John. Reka mbanze nkuri muri net za Sean John yabaga namamarizamo. Didi icyo gihe nibwo yaje gusora imyenda ya Sean John. Umva iyi myenda ya Sean John ikora nka Viagra. Viagra ni bya binini byongera akanyabugabo niko Didi yamamazaga imyenda yavuga. Urugero umusaza cyangwa se umugabo w'imyaka 40 kuzamuka iyo wambaye imyenda yakozwe mu imyenda ya Sean John yanjye uhita ugenda kabona abakobwa bari kugukunda barashaka kuryamana nawe. Mbega iyi myenda ikora nka Viagra nawe ukumva wabaye akajene. Iyo myenda ya Sean John Didi yamwinjirije miliyoni zitari munsi ya $300 na $400 by'idolari. Didi yahoraga anavuga ati ubundi mu nzira njya kugira miliyari y'idolari. Didi rero yari amaze kwishyira mu mutwe ngo ubwo ngeze muri za miliyoni 300 400 z'idolari ndi mu rugendo rugana kuri miliyari. Sinitaye ku muntu wari wese uzamvangira mu nzira nzamugonga mpaka ageze kuri miliyari y'idolari. Didi yaramaze kugira icyo twakwita ngo ni God syndrome cyangwa se handi utangiye kwiyumva nk'Imana. Ati turabyibuka Didi abantu twari turi muri irushanwa cyangwa se nimba twabyita nka bootcamp y'abari baratsinze irushanwa ko byabaga biri guca kuri televiziyo live. Didi yigeze kutubwira ngo tuve muri Brooklyn n'amaguru nako tujye Manhattan tuvuye Brooklyn ngo tugiye kumugurira cheesecake. Abasore b'abahanzi rero atoranije aho hantu wenda mwebwe ntabwo mwakumva ukuntu ari kure kuva Brooklyn n'amaguru ujya Manhattan ariko nkanjye umaze iminsi mpakatakata muri New York nabibasobanura ariko nabwo nimwabyumva kandi ubwo biba ari byo cyazo muzajya mubyitiranya. Dore ngaba mu nzira bari kuva Manhattan berekeza Brooklyn n'amaguru ngo bagiye kumugurira cake, televiziyo zibariho n'amakamera. Aba ni abahanzi yari ari kuzamura ariko babwira ati bino bintu biravuna mugomba kuvunika mukababara mukibuka icyo mushaka. Mbega yatanga gashonzi urumva ibyo bintu kubira kuri televiziyo abantu babireba bavuga ati Didi ari seri. Ntabwo nakwizera ko ndi kugenda n'amaguru njya Brooklyn. Didi yaratubwiraga ati ushaka kugera ugomba kwitegura kugikorera. Niba ushaka kuba umuhanzi ni ikibisaba ugomba kuvunika. Didi cyo yarakeneye n'imbaraga no gukontorora abantu. Didi yari wa muntu wifuza gutera abantu ubwoba ngo bumve ko baciriritse bibumvishe mu rwego rwo kugira ngo abatere ubwoba bumve karenze. Kandi Didi yumvaga ko abantu kugira ngo bamutinye abakontorora uko agomba kubanza akabavunagura akabereka ko ari ubusa. Bano basore bari batudore kuri televiziyo bagari kubahanaguza amamodoka habwira ati mukomere muri kimiteto. Bari abakobwa bakiri bato n'abasore bakoresha ubusiporo. Ikindi bari abafana be ndakeka kwitwa Aubrey niwe wahuye n'ibibazo byinshi muri abo bakobwa cyangwa se n'abandi bose bari muri iryo tsinda. Didi yambwira ko ari usa neza kurusha abandi dore nguyo yamaze kuba mukuru. Didi yajyaga ankura mu bandi bakobwa twarimbanaga kanjyana muri ofisi ye twenyine akambwira ngo ababona nyitezeho byinshi ndi umuhanga abandi mbarenze. Didi akambwira ati ibikorwa ukora uzi ko byagira ingaruka ku itsinda ryose. Umva tugiye gukora kamera tugira akanya ka twenyine tuganira. Didi rero byaje kurengera bitangira kugira nk'ibituganisha mu mibonano mpuzabitsina. Didi yandikiye uriya mukobwa hari amafoto Didi yajyaga anyuririza kuri email. Ayo mafoto akaza ariho igitsina cye. Hari email Didi igeze kunyoherereza za WhatsApp zari zitaraza n'izindi application mwohererezanya amafoto ku buryo icyo gihe nyine kuri amwohererezanya amafoto n'ibiki wohererezaga umuntu ifoto kuri email. Ati ndabyibuka Didi yanyandikira email imbwira ngo sinshaka kuryamana nawe gusa ndashaka noneho hari ibigambo nyine ntabasha gusobanura mu mbabarire ariko nyine kubikabya cyane. Ati ngiye ntabwo nshaka kuba wa mugore uryamana n'umusore uwo musore akaba ari we umubwira icyo akora. Ati ngewe abagore ndyamana nabo bacaka ari njye ubabwira icyo gukora nibyo nkunda kandi abakobwa turyamanye barabikunda. Ngewe ibintu nzajya ngukorera biratandukanye. Didi muri email ye yandikiye umukobwa aramubwira ni hari filime y'urukoza soni maze kureba. Uyu ni Didi yandikira umukobwa muri email niho bateretaniraga kera. Ati maze kureba agafilime k'urukoza soni maze kureba ubukwe ndetse maze no kwikinisha. Uwo ni Didi ari kwandikira uyu mukobwa. Ibyo byose nabikoze ndi kugutekerezaho happy face ashyiraho nyine akayemoji. Nuhindura ibitekerezo byawe wumva witeguye gukora icyo nkubwiye uzamamagare nkwereke icyo ngukoresha.
uyu yari umuhanzi w'P yandikiraga gutyo, yakoreshaga akana gakobwa kaba kari muri cya kiganiro cye, nimugoroba yataha akakandikira gutyo, ku manywa mu kazi akaba ari kugakanga nk'uko abandi abakanga abandi bakozi be cyangwa abahanzi be ari kuzamura, ninjoro akaba ari kumwandikira email ngiye amubwira ngo mvaze kwikinisha ngo ndi kugutekerezaho unyumvire P ati Imana iha umugisha Diddy kandi Imana ni igitangaza. Ibaza ariko kwandika email irimo ibishegu nk'ibyo n'amafuti nk'ayo, ugasoza Imana wandika ngo Imana iha umugisha Diddy kandi Imana ni igitangaza. Ati uyu ni boss wawe uri mu kazi ari kukoherereza email nk'iyi. Ati baze rero ko bigenda boss wakwirukanye. Nyuma y'amezi 6 P yaranyirukanye. Hari icyerekezo nari mfitiye groupe yanyu ariko si icyerekezo muriho. Iyi groupe yanyu ndayirukanye. Nahise mbyumva ko impamvu groupe yacu bayirukanye ari uko nanze kumushyigikira no kumufasha mu bikorwa by'ubusambanyi yancoraga. Murumva boss urakwandikira ngo boss ngo umukobwa mwiza ndashaka ko tuzaryamana, uzampamagare turyamane niba uri tayari. Ukamara amezi 6 boss utaramuhamagara ngo muryamane kandi urakwandikira kubwira ngo uzamuhamagare muryamane. Boss se ni gute nyine atakwirukana? P amwirukana. P ntabwo yari ariko yari umuntu w'imbwa, nuko yararaga mu nzu. Nibwo naje gusanga P noneho na Down bari kurikodinga indi poroje. Ntabwo numva ko nazongera kuririmba. Umukobwa yari mu itsinda ryitwaga Denity Kane, n'abana bari bafite stage ambaye bafite itsinda ryashinzwe na P aza kurisenya bitewe nuko harimo abamwimye urukundo. P agomba kuba iteka agaragara nk'ari we muntu utuma abantu bose bariho. Byarangiye abwo yise yikorera groupe ye mwaka wa 2009 arangije yita Diddy Dirty Money. Ryarushanwa rikirangira P ahubwo kugira ngo yakoze irushanwa ashakamo groupe nyine irenze, aho kugira ngo ashinge iyo groupe birangira ahubwo agiye ku ruhande yishingira groupe ye ayita Dirty Money. Uyu ni bamwita Karena Hapa, nawe yari ari muri Dirty Money. Aravuga ati nakiriye telefone ya manager wanjye. Manager arambwira ngo P yari projet ari gukoraho, arakeka ko waza ukamufasha. Byabaye ngombwa ko mitanja LA Los Angeles. Umukobwa yaje Los Angeles. Hari abantu njye numvise kubivugisha ngo ni Los Angeles. Ibyo bintu ntabwo bibaho, ni Los Angeles. Njya mu rugo ni mu mazari mu misozi yaho, amazu meza shaho. Manuka kuri escalier narahageze ahita mumagana ambwira ngo Karena uri hano. Iyi ndirimbo rayikora hiki? Nangira kuririmba. Myaka ni imitindi. Uyu mukobwa yarimbaga muri Dirty Money muramwibuka ukuntu yari icyuki, ariko dore imyaka nyine yamujyanye. Bano Jean-Marie rero yababonye imyaka ijyanye ahita akubwira ngo tubashakire imashini isidoda ngo tuyibashyirire ahantu muri quartier bicare badode. Icyo gihe twahise dukora indirimbo bita Strobe Lights. Icyo gihe iyo tsinda ryabo ryaragiye riramamara Diddy Dirty Money, Dirty Money Coming Home. Awadi barazitwaye. Ati twe twari bakuru dutangirira itsinda na P twari dufite imyaka 27 bari bakuru, twari abagore bakuru pe tujya gukorana na P twari abagore bakuru. Ati rwose nje na mushiti wanjye twari tumeze nk'aho umuntu umwe mwararimbanye muri korari. None se Down yarafitanye uhe mubano na P Down niwe wari mwiza muri ratsinda rya Dirty Money murabyibuka. Byari biteye ubwo bukuru, byari bitangaje. We na Sean nibavuga Sean ubwo ari P bari bafite ibintu bidasobanutse bakorana. Hasa muri Dirty Money kugira ubyumve neza uyiri kuduha ubuhamya ni wa wundi wari urimo ariko udashamaje kubijyanye n'uburanga. None ari kutubwira ko agakobwa keza kabaga muri Dirty Money ko na P wari umubano bari bafitanye udasanzwe. Najyaga mbirebera ku ruhande nabonaga we na P bari mu bintu, nkabona umukobwa biramunejeje ko ari na P ntabwo bavuga ngo P na Don barakundanaga kuko na Kasi yari ahari. Dore Kasi dore nguye yabaga ahari. Icyo gihe Kasi yari ahari n'ubundi ari mu rukundo na P ariko na Don ngo kakaba harashyaga. 2006 nibwo Kasi ubundi yahuye na P afite imyaka 19 nibwo yahuye na P Uyu Kasi uze kumwumva neza niwe mu rukiko wagiye ugaragara ko yahohotewe na P cyane. Kasi yahuye na P afite sheri wakaba na producer we. Nyuma y'ibyumweru 2 Kasi yatangiye kurikodingana na P gusa P wabonaga atishimye kuba ari kurikodingana na Kasi ari kumwe na boyfriend we wari producer we. Nyine yabonaga P abangamiwe. Icyakurikiye natangiye kujya mbona Kasi none aza muri studio atari kumwe na producer we Ryan wari na sheri we. Kasi atangira kujya yizana avuga akaba ari kumwe na P bonyine. Urumva P ukuntu ategura, ariko ubitubwira ni ari bodyguard wabo. Ati P yazanye Kasi ngabo umuhanzi we ariko akajya abangamirwa na sheri wa Kasi akaba na producer we. Ati cyakurikiye twatangiye kubura sheri wa Kasi Ventura ukana producer we, dutangira kujya tubona Kasi ari kujya yizana kuri wa P Ati Kasi yesa sinyana na P deal y'amasezerano ukazamukorera album 10. Puff Daddy ameze nk'ipusi. Ipusi ujya ubona ukuntu igira amayeri menshi. Kasi ipusi bayibaraguza ariko izi kigiye gukora ikiri bukurikiza ikigira kana keza ariko izi kigiye gukurikizaho. P ibintu bye bitwara gake. Ibyo ngibyo byabaye mbere yuko P asinye ya deal ya Cylock. Ati gahunda yo kuba nasinye amasezerano na Cylock
tugiye guhindura burundu, tuzanye impinduramatwara mu byerekeranye n'uruganda rw'amarikeri. Ati C-Rock ijya gukorana na P Diddy ngo atangire kuyamamariza inzoga zabo, bari basanzwe ku mwaka bagurisha amakaziye 40,000. P Diddy baramubwiye ati nuramuka tuguhaye ano masezerano yo kwamamaza izi nzoga zacu tugurisha inzoga amakesi 40,000 ku mwaka, nuramuka udufashe tugacuruza amakesi miliyoni ku mwaka, tuzaguha bonus ya miliyoni 100 z'idolari. Urumva abandi bantu ukuntu bamamaza inzoga ariko diri kinwa, aha nzoga nzongera kwamamaza. Nahise ko naje gusanga n'ubundi ari iki muntu ukurikirwa cyane nako mu Rwanda. P Diddy yarabarebye arabwira ati mwe murebe gusa ibyo ndabikora. P Diddy yaragiye kwamamaza C-Rock cyane, iyo bivanze na vodka ukavanga n'aka niba uri mu kazi. P Diddy yarayamamaje akajya abwira ukuntu yongera n'akanyabugabo. P Diddy ararenze. Ese uhagaze agaciro kangana iki? Ati njye n'agaciro mfite ubu bintu nabishyize ku rundi rwego. P Diddy akibona deal ya C-Rock yarabihinduye, nubwo ndi kwa C-Rock ariko bavuga C-Rock. Njye icyo gihe nabaga njya gereza, mva gereza nongera mfungwa, gusa ntago nari njyenyine. Umva hano tugiye gushutinga video ya Kasi ariko namubona. Icyo gihe Kasi bari kumwinjiza mu buzima atigeze atekereza ko yabona ubuzima bwo kwamamara, uzi kuba uri kumwe na P Diddy ariko mbega Kasi byari biri kumurenga, byari biri kumubaho. Ariko n'umugore wa P Diddy Kim yari ahari. P Diddy yabaga ari kwikurana muri utwo dukobwa twa Kasi Ventura, kandi mu rugo afite umugore witwa Kim. Icyo gihe Kim yarataramenya iby'umukobwa bita Kasi na Diddy ko hashya. Kim yari umugore wa P Diddy, babyaranye ufite abana, ariko na Kasi tukamubona nk'umugore wa P Diddy ku muhanda nyine, wa mugore w'imihanda w'imbari n'ahandi hose baryoshya, ariko P Diddy akagira n'umugore mu rugo. Ati byari ibintu bisanzwe ku muhanda ko waba ufite umukobwa nawe nyine ariko ufite n'umugore. Yabaga ari kumwe na madamu, akagaruka akaba ari kumwe na Kim, ariko bikitwa ngo ni umuhanzi managinga, ubundi akahita azana umugore. Dore madamu nawe yabaga hari madamu mukuru Kim, ihabara rikaba rigiye ku ruhande gato, akagaruka mu rugo akubaka urugo n'abana. Icyo gihe Kim Poto yaje kubyara impanga zibyarira P Diddy twa twana tw'udukobwa tumaze gukora twa Diddy. Mbega buri umwe yakoraga uruhare rwe. Kim agakora uruhare rw'umugore wo mu rugo, na Kasi agakora uruhare rwe rw'umugore wo hanze. Ati wasangaga Kasi akoronizwa. Ati twajyaga kumva tukumva P Diddy abwiye Kasi ngo ngiye gukora wenda session na Kanye West, uze kuza nyuma y'amasaha 2 urasanga ndi kumwe na Kanye West muri studio turi gukora. Kanye West ni producer mwiza, atuzuhumura gutya, wisokoje gutya, wambaye ibi nibi, imisatsi wayiziritse gutya na gutya. Utwo tudetaye twose P Diddy uko yatuguhaga niko Kasi yagombaga kuza ameze. Ati naje guhura n'umugore, n'undi muntu utangiye kuduha ubuhamya w'indaya y'umugabo. Iyi ndaya y'umugabo no mu rukiko rwa P Diddy yari irimo. Sasa nawe hano muri iyi filime yaje gutanga mu buhamya. Ati hari umuntu twari tuziranye w'umugore, ati noneho tuza kuryamana, yumva ngo nzi gukora bya bintu. Arangije ahita ambwira ati nkurikije ukuntu biriya bintu bikora byanakubyarira amafaranga. Ahita atangira kunshyira muri business, aho abantu baguhamagara kuri telefone cyangwa se kuri website, ukaba wagenda ukaryamana nabo bakakwishyura. Abagabo b'indaya urumva ukuntu bakora hariya. Nyuma y'iminsi mike nagiye kumva numva umuntu arampamagaye kuri telefone. Urumva telefone yanjye bari barayitanze nk'umupfubuzi, numva umuntu arampamagaye, numva ijwi ryiza rimpamagaye, umukobwa uvuga neza, yari afite akajwi keza, arambwira ngo ninze muri hoteli ya Manhattan. Ati ni hoteli yita London, iri muri Midtown, uptown, downtown na Midtown. Ni Kasi wari umuhamagaye. She has a bathrobe. Yari yambaye za kanzu bambara bari muri dushe, afite wig y'umutuku. Arangije arambwira ati wa mupfubuzi rero tuguhamagaye no kugira ngo uzuryamane nanjye dushimishe umugabo wanjye wicaye ari uri kutureba. Uyu witwa Clayton Howard yahoze ari umupfubuzi yigurisha. Arambwira ati ni umugabo wanjye twashyingiranywe, ukunda ko dukora utuntu dushya, niyo mpamvu tuguhamagaye mu rugo rwacu ngo uze turyamane umugabo wanjye ari kureba, duhanga udushya. Umugabo wari uri muri iyo nzu ubonaga yiziritse ishati ku isura, ubona adashaka kugaragara, ari kugerageza kwivugisha accent nk'iy'umuntu uturuka mu majyepfo y'Amerika. Kumbe nabo niko bimeze. Arangije arambwira ngo yitwa Frank Blanc, yicara mu nguni. Arambwira ngo nimfate ya mavuta za baby oil za P Diddy, arambwira ngo ninyisige, ufite ndayisiga nk'ibisanzwe. Arambwira ngo nagagije ufite amavuta wisiga umubiri wose urabagirane uburi. Arangije ambwira ka gakobwa ngo nikajye hirya kabe kikinisha ndi kukareba. Uwo mukobwa noneho akajya abaza P Diddy ngo P Diddy ubwo yicaye hirya ngo ese ubwo ni Kasi wabazaga P Diddy ngo wanyemerera se no mupfubuzi wazanye nkagenda ngafata ubugabo bwe, ubwo mba ndavuze ikinyarwanda cyiza nkoresha, nkabushyira mu kanwa kanjye. Uwari Kasi abibaza P Diddy, P Diddy ntabwo ari wabimubwira. P Diddy akabyemera. Ati twamaraga hafi nk'isaha cyangwa se nk'igice cy'isaha uwo mukobwa akiri kunkorera ibyo bintu mbere yuko turyamana.
P Diddy niwe watubwiraga ngo none ubu mwaryamana, cyangwa P Diddy akajya atubwira ngo ntago muri aba tayari mwese, nakomeza abakora ibyo yari ari kugukorera navuze haruguru nashaka gusubira. Mbega uburyo naryamanagamo na Kasi P Diddy yicaye aho, niwe wabiteguraga ati gira gutya, hindukira gutya, kora kanaka. Mbega twaga tumeze nk'aho ari gukanda telekomande, hindukiramo gato dogere nk'icumi, egera inyuma kuri buje, akabwira umukobwa ati fata iki n'iki hariya, ati ndabyibuka iryo joro rya mbere njya kuryamana n'uwo mukobwa Kasi P Diddy yicayeho, nubwo nari naramenye ko ari P Diddy n'uwo ntamenye ko ari Kasi. Indirimbo zajyagamo nyine zihindagurika, hagiyemo indirimbo ya Tupac, P Diddy ahita avuga ngo mukuremo icyo kiririmbo. Ku zindi ndirimbo yarabikoraga oya, atari ko yajyagamo indirimbo ya Tupac ahita avuga ngo mukuremo vuba vuba. Bivuze ngo P Diddy indirimbo za Tupac zamuryaga mu matwi. Izi ndirimbo z'abandi banzi zose zajyagamo nta kibazo, ariko iya Tupac yo yajyagamo Diddy ngo yahitaga asara ngo mukuremo iyo nzererezi. Nyuma y'igihe P Diddy yatangiye kujya turi coding akoresheje kamera ya laptop angle so it can be recorded. Bambimbaga nk'ibihumbi twakora nka rawundi nk'enye cyangwa eshanu cyangwa eshatu, 15 to 20 hours. tukamara nk'iminsi 20 turi kumwe, bakamemba ibihumbi 6 by'ubupfubuzi nk'itaye. Dore P Diddy hano yabaga yaje mu biganiro, ndabona ugendana amafaranga, kugendana utunote duto twa 20, nyuma ya hano urajyayo urabizi nawe aho ngiye kujya nyine hari hanze iri kugendana utunote dutonya nka turiya P Diddy kuba hano mu kiganiro bari kumuserereza Ellen amusereza ngo kuri kugendana utunote dutonya ufite gahunda yihe nyuma ya hano. Turiya tunote dutonya twa 1, 5, 20 ni utunote nyine ubundi muri za club z'aba strippers mugenda mumena ku bakobwa, niyo mpamvu bamuserezaga ati ufite utunote dutonya ufite iye gahunda nyuma ya hano sha. Bihita bigaragara nyine ko ariyo plan ufite. Namaze nk'imyaka hafi 8 ndyamana na Kasi P Diddy ahari barangiza umukozi wabo, ati noneho hari igihe cyageze P Diddy nazajya mba ndi kuryamana na Kasi, intanga zanjye P Diddy akazifata akambwira ngo ninzishyire mu gakomba, akaba ariho nzishyira. P Diddy yatwaye intanga zanjye hafi nk'umwaka wose, najya kurangiza akambwira ngo zishyire mu gakomba akazitwara. Byanteraga ubwoba, nza kubaza P Diddy ati ariko intanga zanjye zitwara ye ko buri gihe naryamanye na Kasi intanga zanjye zitwara. Ati iyo umaze kugenda ndazifata nkaziha Kasi agakina n'izo ntanga zawe wagiye, ubundi nkamubwira akaza kuzinywa nyuma ndi kureba. Turashize. P Diddy yari umusazi. Yesu Kristo. Nyuma y'icyo gihe maze kubibaza P Diddy niyongeye gutwara intanga zanjye. Iki ni icyumweru cya mbere cy'ukwezi, ni iki wari ufashe ara ku ifoto? Yari mfashe umuzigo wanjye, ariko hari undi wakabigukoreye. Terere ariko nawe afite umushinga. Ati P Diddy niwe muntu wa mbere watumye nangira kujya ngenda rimwe ngafata indege nkava New York nkajya California, nkava New York nkajya Miami, baranegeraga rwose nkajya kuba mbafasha muri bya bintu bya. Ati ubundi P Diddy hari igihe cyageze iyo nabaga naryamanye na Kasi, we ntabwo yakoraga kuri Kasi, ntibajyaga baryamana, ariko ko umubano wakomeje ugenda utera imbere, byaje kugera no P Diddy noneho batangira kujya yinjira mu kazi nkakora, ubwo akajya kuri Kasi, nava kuri Kasi na P Diddy akahita mujyaho, yamuvaho nanjye nkamujyaho gutyo dusimburanaho kuri Kasi we n'umupfubuzi. Twamaraga nk'umunsi n'igice turi mu busambanyi, nta kindi kintu turi gukora. P Diddy n'umupfubuzi bari kuryamana na Kasi Ventura. Kasi Ventura ariko uyu mukobwa amenya ari ni robo, bamaraga umunsi n'igice bari kuri Kasi basimburana ari babiri. Atera igihe nababazaga ariko kuki mushaka kunkoresha cyane gute mu mari iminsi 2-3 mutararyama mukora imibonano mpuzabitsina gusa nta kindi mukora? Ubwo ni P Diddy na Kasi. Icyo gihe uwo mukobwa Kasi Ventura yanzaniye ibinini bya ecstasy, ati tufata bino binini nibyo biduha imbaraga, ni bya binini byongera imbaraga bibashyira mu yindi si mukaba mutuvampaye. Uwo mukobwa niwe wa mbere wanywesheje icyo kinini. Kasi Ventura we na P Diddy nibyo binini bafataga, ku buryo nyine wewe wibaza ngo gute abantu bamara umunsi umwe iminsi 2 bari muri izo gahunda zabo z'amafuti, kumbe ni ibyo binini banywaga. Maze noneho gutangira kujya mfata kuri ibyo binini byabo byabahaga imbaraga, nanjye rero natangiye kujya mera nkabo nkakubita nk'iminsi 2-3 turuhuka gake tugakora imibonano mpuzabitsina, tukaruhuka gake tugakomeza iminsi 2-3 igashira. Kasi niro kera rero nyiri umwana hari utuntu tw'udupantaro najyaga ngora ntaraba umurokore twadeshire, twatundi twacitse mu mavi tw'utudeshire, uri kumva namwe mujya mwambara udupantaro twadeshire, yego ariko umuntu araturetse n'amatisi. Kasi Ventura, P Diddy n'umupfubuzi banywaga ibinini n'umukobwa akabinywa bakamara noneho iminsi igera muri 2-3 hari gushya clean as a whistle. Hari igihe cyageze P Diddy kera ntiyanywaga ibiyobyabwenge, ntiyanywaga urumogi, ntiyanywaga inzoga, nta kintu kimwe P Diddy agitangira kariyeri yashakaga kubona. Ariko P Diddy ajya gutangira kunywa ibiyobyabwenge hari igihe yagiranye ikibazo na Kim Poto umugore we. Sasa ndagira ngo wumve amagambo hano witonze. Buriya nubona umuntu anywa ibiyobyabwenge mujye mubanza mumenye n'impamvu byatumye abinywa. P Diddy ngo buriya cyagiye tumuza atangira kariyeri aho twatangiriye, ntiyanywaga inzoga, ntiyanywaga ibiyobyabwenge, nta rumogi yanywaga, ibyo byose yabonaga ari nk'iby'abantu bagoswe nyine. Atari ko hari umunsi umwe we n'umugore we Kim Poto baje gutongana. Bamaze gutongana umugore wa Kim Poto amena icupa arangije mukata ku kaboko.
ku kaboko hahandi nyine abantu bagiye kwiyahura bakata, cyangwa se bikaba wenda ari na PDD wikasa akibaga bitewe n'uko umugore yaramutesheje umutwe. Mva amagambo. Icyo gihe namushakiye umuganga, dore PDD hari muri 1996. PDD nibwo umugore we yamubaze hari ako kaboko batunganye bari guserera, ni Kim. Icyo gihe PDD yatangiye kujyanwa ibinini bigabanya uburibwe. Hari ibinini bigabanya uburibwe ariko apana bya bindi mwe muzi bigabanya uburibwe bikagushyira mu yindi si bikagusinziriza. Simuzi ibinini kwa muganga bafata nk'ibiyobyabwenge utajya muri farumasi ngo babiguhe, keretse ufite ordonnance ya muganga yuko buri bitotsi, ugira stress, ufite uburibwe, akaba aribwo bakwandikira ibyo binini. Ntago wajya muri farumasi ngo bigure kandi baba bifite, bisaba ordonnance yo kwa muganga. PDD rero ngo ibyo binini urumva kubera uburibwe yari afite na stress, umugore yaramubaze, PDD yatangiye kunywa ibyo binini cyane. Ibyo binini dukeka ko aribyo byatumye PDD atangira gukoronizwa n'ibiyobyabwenge, kuko nabyo ubwabyo ubundi bikora nka drogue. PDD yari umuntu ukora nk'iminsi 14 atararuhuka, ubundi akahita ajya kuryoshya indi minsi 14. Maybe he didn't want to go to sleep. Strawberry, yatangiye kunywa za cocaine, akanywa cocaine za strawberry, purple cocaine, purple cocaine, cocaine, pink cocaine, designer drugs. PDD ibiyobyabwenge by'amoko atandukanye byose yageze atangira kubifata. Urumva ikintu cyatumye PDD ajya ku biyobyabwenge? Nababwira ngo mureke gukora ubu. Noneho PDD ngo umugore yaramubaze, PDD ahita atangira kunywa ibiyobyabwenge. Nta drogue nimwe yafataga ku isi, gusa bya binini byo byahise bituma atangira gukunda drogue. Yatangiye kwihata umunsi bamutema ku kaboko, na n'uyu munsi ngaragenda kunywera ibiyobyabwenge by'amoko yose abaho natarigeze abaho. Mani nkunda kugira ibihe byiza. Didi ngo yahoraga hayi. Mani ngiye bundi nkurura abagore, kandi abagore bashaka kugira ibihe byiza. PDD iteka yahoraga ari hayi. Nta na rimwe nigeze murana PDD mu myaka irenga 8 twamaranye atari hayi. PDD cyaraziraga kumubona ataragafuri. Abe yafashe ikinini, kaba ari agakokayine, kaba ari akabyeri, kaba ari agasiroko, ariko aba ari agahayi. Ati twakoreshaga nk'amacupa 10 mu minsi 3 cyangwa 4 y'ubusambanyi twabaga turi gukora. Ndabyibuka nigeze kubwira PDD ati mureke dukomeze ubusambanyi iminsi 10. PDD arambwira atoya, mfite kariyeri, mfite akazi nkora. Arangije arambwira ngo wakazi ukora naka gusa, uri indaya yacu uryamana natwe nta kindi. Hari igihe nabasanze muri hoteli bita London, Cassandra arangije arayifata arayimubwo ni kasi. PDD bararakaye, abarasha arambwira ngo wandaya we, amukura akaboko, mujyana mu cyumba, numva ibintu biri kumenagurika. Umuryango urafungutse, PDD arambwira ngo wa mukobwa arasohotse yirukanka, araturutse aragiye kasi. Arasohoka ariruka, ari 2015. PDD aramukurikira amusubiza mu cyumba, bamara nk'iminota 30 kuri 45 batongana, basohoka bameze nkaho nta cyabaye we na kasi. Urumva PDD na kasi ubuzima bari babayemo. Kasi yasohotse muri hoteli ariruka kubera yaratonganye na PDD, ibintu biri kumeneka. PDD aragenda aramwirukanka, aramugarura, bajya mu cyumba baratongana iminota 45, basohoka mu cyumba nkaho nta cyabaye. Ndabyibuka igihe bigeze gutongana ndi kubareba PDD akubita igipfunsi mu gatuza ka kasi. Umukobwa aragenda ngo hakurya iriya mu cyumba kindi. Ndabyibuka n'ikindi gihe bigeze gusera, nari ndi gusambana na kasi, PDD yicayeho. PDD rero natangira gufunga, arangije ahita azamusimbukira hejuru, akomeza akazi nyaransunika. Arangije abona kasi Ventura ari kunsekera, ubwo PDD amuriho, kasi ari kundeba agaseka hirya cyangwa se amwe. PDD ahita arakarabwira kasi ngo uri kure buriya mupfubuzi ukamusekera kubera iki? Kubera ko afite ubugabo bunini buruta ubwanjye. Arangije ahita akubita kasi umugeri. Arangije ndarakarabwira PDD ati nguyu mukobwa umuhoye iki? Arangije ahita ambwira ngo we ntacyo wakora. Mfubuzi yagiye abyibonera PDD akubita uno mukobwa nta n'ikintu kizima mujijije. PDD naramubonye akoresha ahantu aturuka cyangwa se karitsiye akomokamo cyangwa se umuco akomokamo. Iyo yabaga akeneye abantu yagarukaga muri karitsiye akomokamo, nibwo yazaga agatembera muri Harlem ahakomoka. Iyo PDD se yabaga yamuteye umugongo, ubona mbega ibibazo byamuziye nk'ahani iminsi 6 ibura ngo PDD afungwe, nibwo yagiye tangira kuzenguruka muri karitsiye akomokamo muri Harlem asuhuza abantu. Wana bavuga ati umwana wo muri karitsiye yo wahutuza. Nibwo PDD yagarukaga mu rugo avuga ati Harlem byibura ubu nibo banjye, banda ashaka guha umupira mwana. Yagarukaga muri karitsiye wabo yakuriyemo, baramukundaga bavuga ati dore ishema rya Harlem. PDD ntabwo yabaga atekanye, yabaga ari kumwe n'abirabura benshi imbere ye, ariko akigira nk'abakunze, ariko ntabwo yabaga atekanye. Dore ngo yinjiye mu modoka avuye muri Harlem gusuhuza abantu muri karitsiye yakuriyemo abirabura. Arabizi mu sanitizer nihanagura. Niriwe ku muhanda nayambiriye abantu benshi, mfite kujya koga. Abantu nahuye nabo ukuntu ari benshi biteye isesemi. Ikintu nkeneye gukora ni ukoga pe, nkikuraho umwanda wabo. Ndumva najya ngo mazi ari gutogota ari kubira kugira ngo umwanda wabo umveho. Yabaga ari kumwe n'abantu abereka ko abakunze, yishimiye kubaya mbere no kubasuhuza abafana, bari kagahita ajya koga akavuga ati umwanda waba Bakaritas Mbaragas. Nibwo natangiye kubona ububi bwa kamere ya PDD.
naje kuvumbura ko ikintu cyonyine P Diddy yitaho ari we ubwe gusa. Nkurikije uburyo yafatagamo Cassie yari afite energy nziza, yari umuntu mwiza, uhora wishimye, ariko akagira n'urundi ruhande rubabaye. Ubwo nongeraga kubona Cassie ni konseri cyangwa se ni tour yakozwe na P Diddy yitwaga ngo ni The Bad Boy Reunion Tour. Yarahuje abanzi bose muri Bad Boy batwitse kugira ngo bakore tour bazenguruka. Icyo gihe nari n'umwitemura na Cassie. That's what I want. Cassie yarandebye arambwira ngo nanjye icyo nicyo nifuza. Nanjye ndifuza gutwita. Cassie niciye mu rugi. Bivuze ngo Cassie yaramaze kugera kuri level yumva akwiye kuba umugore. Umugabo umwe apana kubihabara ry'umugabo imyaka yose. Hari ikintu ushaka kutubwirira no mbere yuko twinjira? Oya, ibintu byanjye byose ndabigumisha hano no kuruye. Cassie yaramaze kubona ko P Diddy atazigera atuma babyarana, mbega nta atari umugabo umubonamo umugore. Cassie yaramaze kubibona nyuma y'imyaka igera ku 8 ari kumwe na P Diddy. Imyaka 8 isabwa hafi 10. Ati Cassie mu 2016 yaramaze kubona ko P Diddy cyamukoresha no kuzana abapfubuzi bakaryamana nawe, bakamukoresha mu birori by'ubusambanyi, ibintu nk'ibyo. Ati ariko Cassie yaramaze kubibona ko P Diddy nta na rimwe azigera amwemerera ko babyarana, amubera umugore cyangwa se basama ku gaciro ko kuba yamubyarira. Cassie yararambiwe kwigira utari we. P Diddy umubona gute? He's a cool guy. Ariko ni umuntu mwiza. Mva Cassie ukuntu yavugaga P Diddy. Ibwo rero 2016 y'amashusho twayabonye, Cassie yaramaze kurambirwa. Ntago nabaye umusheri mwiza. Gusa nanjye nifuza kugira girlfriend. P Diddy barakwereka uwo munsi nibwo Cassie Ventura yasohotse muri hotel acitse P Diddy. Nibyo uri kubona ku mashusho ari imbere yawe. Hari 2016 n'umundi Cassie ngamaze kurambirwa kubihabara rya P Diddy avuga ati nanjye guye kuba umugore. P Diddy icyo gihe yamwirutse muri hotel yambaye iswima ya n'amashusho yafashwe na CNN niyo yayishyuye. P Diddy yaraje arakubita dore ukuntu yakubise Cassie. Genda ujya he kuri Cassie arakubita. Cassie yararambiwe imyaka igera ku 10 ukoreshwa. Nibwo none wese atanga ikirego ari mu kwezi kwa 11 itariki 16 2023. Cassie nibwo yareze P Diddy avuga ati yarankubise. Ikirego nibwo cyatanzwe mu kwezi kwa 11 2023 nibwo twabonye P Diddy atangiye kujyanwa mu nkiko n'uyu mugore. Uwo mugore yarambabaje Cassie ndetse byaratumye numva nanjye ibyo yankuriye bifite agaciro katari ngiye bikoreye gusa. Ntago ari ngiye yahohoteye gusa, niyo ndehoteye muri 90 na P Diddy. Hari undi witwa Joy Dickerson waje kumurega, niyo yese akurikira aramurega. Uyamuhoteye umwaka w'1991. No longer going to be. Naravuze none ntago ndi busebe, hari nabandi yahohoteye, twese duhagurukire rimwe murwanya. Hari undi mugore waje kurega Shandy Combs 2023 mu kwezi kwa 11 mu kwezi kwa 12 mu kwa mbere kuzamuka. Ibirego biriga P Diddy byaje umusubirizo by'abantu yagiye ahohotera mu bihe bitandukanye. Andi makuru atari ivumbi. Hari n'undi muntu waje nawe uri kumurega CBS News kabira bitangaje. Ikirego cya 4 mu cyumweru gishize nacyo kiraje. Ikirego cya 5, ikirego cya 7 cy'undurega P Diddy. P Diddy baramureze ibirego biragenda bigera mu ijana nabyo abantu yahohoteye. Harimo abana b'abahungu, harimo abakobwa, harimo abamama yahohoteye kera bakiri abakobwa, abakecuru. Tony nawe ngo yandeze wo muri Dirty Money. P Diddy niko yavuze. Kagakobwa ko muri Dirty Money kitwa Dawn nako kamutanze ikirego. N'abantu nazamuye bari kundega umva Diddy this week. Let me grab a picture with you. Yeah. David and Goliath. Bega icyari gikene no kugira ngo hagire ugaragaza ko P Diddy burya nawe ari umuntu nk'abandi ashobora gushyirwa hasi. Bivuze ngo abantu bose rero hoteye nicyo bari bakeneye. Bamvuga ko P Diddy atari umuntu nta rukiko rwamukoraho, nta tegeko ryamushobora. Icyo bari bakeneye ni umuntu nka Cassie Ventura wabitangije, urukiko rukabyakira bakabona burya amategeko na P Diddy ashobora kuba yamufata cyangwa se akamukurikirana. Ibyo byatinyuye n'abandi noneho bavayo baratinyuka baravuga. Abagore ni benshi bakomeje kuza bariga P Diddy kubahohotera. Urabizi iyo umuntu yamaze gukomereka n'abandi bose baravuga. Mu byashinjwa harimo gucuruza n'abantu. Abashinzwe umutekano Federal Investigation batatse urugo rwa P Diddy Los Angeles, batagura uri Miami. Nari maze kwisora album yanjye mvuga ko ari yo nyuma none abantu bari gushaka kungira inyamaswa man. Ibirego birenga 100 byarezwe P Diddy birimo gukubita, guhohotera. Abareze P Diddy ni benshi. Byose yagiye abihakana. Aje turebe episode ya nyuma dusobanukirwa uko byaje kurangira byose.